Yes, reka nizere ko umeze fresh, nizere ko kandi ugiye duhirushaho guhirwa cyane n'ibyo ukora bya buri munsi. Ni FAF TV Rwanda tugera dore ku makuru y'imyidagaduro. One of the trending stories, top stories, amakuru utasanga handi ni amakuru akugeraho 24 hours kabisa. Ikiganiro ni The Cruise Show, ngiye kugezaho kila siku kila mara ni The 5 nk'ibisanzwe. So guys, uyu munsi rero umuntu witwa Fata ku mavuta ya postinze, ngira ngo ejo postinze video ashaka ku rubuga rwa YouTube, then avuga ko ngo agiye kumanura ikintu cyitwa fire moto ku muntu witwa Yago Pondati. Noneho uyu Pondati yaje kugira reaction nk'isanzwe, gira ikintu avugaho, hanyuma uyu munsi ndimo nigendera gutya kuri Instagram mbona post ya Fata ku mavuta avuga ati kabisa, uyu mwana uyu mupeti ndaje mwigisha ikintu cyitwa moto, muhereze isomo kuri Mike. Ati mupeti ndaje muhereze isomo kuri Mike, byanga bikunda agomba kubona isomo. Ngira ngo wenda sinzi impamvu ya postinze ibyo bintu. Fata ku mavuta ejo yatumiye Jihad ukunze gushinjwa cyane ubutinganyi, ngira ngo ni ikintu kimaze no kumuhama, abantu bamaze kwakira ko ari umutinganyi. Yaramwakiye baza kuvuga kuri Yago, ngira ngo ni nacyo ikiganiro cyabo cyari gishingiyeho, cyaproduced kuri channel ya Fata ku mavuta uyu nguyu. Hanyuma iki kiganiro kikijya hanze, abantu benshi bagisamiye hejuru, abantu benshi baravuga ati ntago twumva neza impamvu wowe unatinyuka no kuvuga kuri Yago umuhungu wacu. Ngira ngo numwe mu basore bakunzwe cyane, yakereye akantu kitwa ngo ni big energies, akantu nabonye karagize motivation, karashamburiye abantu, karazamuye abantu cyane. So ngira ngo akibivuga, donc video kijya hanze, niyo post ikajya hanze, nahise avuga ati wow, karabaye. Dore cyane abanyarwanda urabizi dukunda byacitse, ati karabaye kabisa. Sinzi tugiye kubona mwoto, kubera ko uburyo nzi Fata ku mavuta, uburyo nzi Yago, uburyo nzi Jihad, wenda bari basa naho muri iminsi yabacecekesheje kubera this and this. Gusa ni kimwe mu bintu navuga ko byankanze ndavuga ni guys. So ikindi kintu rero navuga ko cyantunguye, Fata ku mavuta ya produce video uyu munsi. Nabonye notification ndirenganya, ndavuga ni cause I was busy, nari busy cyane, ndavuga ni ndaza kuba nyireba nyuma nyifunguraho like after 5 minutes, noneho then notification ndayibona, ninda no crashing kwa kundu trashing kugira ngo ivemo. Nyuma nasomye titre yayo yari irimo kuvuga byinshi cyane, ariko cyane igaruka ku kintu yise ngo ni video z'urukozasoni, wenda mu cyongereza ibizwi nka pornography. Ni kimwe mu bintu byari biri kuri video, ndetse na thumbnail ira foto ibigaragaza content. Donc kwa kundi ufungura YouTube video igaragaza content z'uwo muntu, hari ifoto ya Dabiju n'undi mukobwa, hariho iyo foto. Donc yari yambaye ubusa, ubona ko ya foto ya Dabiju ikunda gukoreshwa cyane ari no kubyina. So ngira ngo ni kimwe mu bintu rero navuze ati karabaye, noneho umuhungu content atangiye kuzana. Urumva of course nese nitega ko ngiye kubona ibintu byinshi cyane bisa n'umuriro, bisa n'ibikubita mu maso yanjye. Ngerageje kuyifungura after 5 minutes, nsanga video ngo this content removed by uploader, cyangwa se umuntu wayishizeho nawe wayikuyeho. Nahise avuga ni hari
hari ikibaye hagati, hari connection ngira ngo kimwe wenda mu bintu nanahoze mbona ejo banavuga bavuga kuri Yago Pondati, aba bahungu babiri, yaba bifata ku mavuta ndetse na Jihad, bavugaga ko ngo uwitwa Yago Pondati afite ngo ngo afite ikintu gisa naho, donc afite officers from RIB, ngo nicyo kintu donc yishingikiriza, ngira ngo wenda tunabigireho clear, mu Rwanda nta muntu uri hejuru y'amategeko. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, niba donc Yago yashinjwe ibyaha byinshi cyane. Niba Yago hari ibintu byinshi yashinjwe, sinkeka ko twakabaye tubibona kuri YouTube. Ngira ngo hari n'abantu bari banamushinje gufungwa, bavuga ngo yamaze gufungwa araza tondo kare arabiclearinga, abashiraho umucyo. Ntago hari ibintu byinshi tutabona kuri YouTube. Baramutse bavuga ukuri, hari ibintu byinshi tutabona kuri YouTube. Ngira ngo icyo kibe clear, kiveho. Ikindi cya kabiri, yashinjwe ibintu byinshi. Simpamya ko hari umuntu ushobora guhura n'ikibazo muri uru Rwanda rw'iki gihe ngaze kwifashisha YouTube mu gihe hari inzego zibishinzwe. Zibishinzwe. Sinkeka ko rero hari uwo muntu ushobora kuza gupfubya na dosiye n'iperereza akaryicira kuri YouTube na Twitter ndetse n'ama live ya Instagram. Ngira ngo ibintu byinshi biba bisa naho ari ugusebanya. Wenda iki cyo kibanze kibe clear. Wenda nahoze mbona bavuga ngo Dabiju yaramureze, biri mu rukiko. Okay, mu rukiko byanashoboka, bishobora kuba binariyo, no one know. Ariko mu gihe cyose tutaramenya niba koko Dabiju yaragiye mu rukiko, it is better to keep quiet, kubera ko binaramutse ari ukuri akaba yaragiye mu rukiko, hari ikintu runaka twaba turimo kwicira wenda n'izo nkiko, n'iyo RIB, n'abo bandi bantu mu buryo bw'iperereza no kuba haburizwamo amakuru, kubera ko hari uburyo ki inzego z'ubugenza cyane izindi nzego zibishinzwe zibanza gukiriyaringa ibintu byabo. Ngira ngo ni kimwe mu bintu wenda umuntu yashiraho umucyo, yanavuga, donc yagira icyo avugaho. So ngira ngo ni byinshi cyane rero uyu musore wahari itabagwe kabisa agenda anyuramo time to time, ibintu byinshi cyane agenda ashinjwa. Nanjye ubwanjye nafitiye amakuru, nanjye ndi muri ndi mediane, donc ndi hagati na hagati. Sindamenya ngo gusa igihe hari cyo nuko ibintu ari episode, no kurangiza episode tujya mu yindi. Ngira ngo wenda ba Good Father bisa naho byarangije ibyabo, ba DJ Brian nabo ni bamwe mu bantu bagiranye ikibazo, bisa naho handled. Ariko this guy kabisa, fata ku mavuta. So ngira ngo ni byinshi cyane tugenda tugarukaho byinshi cyane, tugenda tuganiraho buri munsi. Ni 5TV Rwanda, reka nkubwire ngo God bless.